ni ukumenya bihagije amategeko y'umuhanda. Ikigambiriwe ni ugujijukirwa bihagije amategeko y'umuhanda. Twagiye tubereka ejo amarisita atandukanye y'abantu bagiye batsinda mu kigero kiri hejuru, mwarayabonye. Nibiba ngombwa ngifite umwanya wo bishaka ndagenda nyabasubiriremo, ariko aka kanya reka duhere aho ejo twagereje. Twahereye rero ku ngingo ya mbere, aho avuga ngo iri teka rigenga uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa ryerekeye ibi bikurikira. Twasanze ryerekeye abanyamaguru, ibinyabiziga, inyamaswa n'amatungo. Turakomeza tugeza ku ngingo ya kabiri, akagemo ka 31, aho katubwiraga ubwoko bw'ibinyabiziga ndakumirwa. Ese iyo bavuze ikinyabiziga ndakumirwa we wumva iki? Hano rero ikinyabiziga ndakumirwa twari twamaze kuvuga ko ni bya binyabiziga bya polisi, ibinyabiziga bitwara abarwayi, bizimya nkongi, ariko igihe bihurujwe gutabara mu butumwa bwihutirwa. Bizarangwa na za ntabaza rero amoko abiri. Ishobora kuba intabaza irabagirana cyangwa intabaza ndangururajwi. Ibyo nibyo binyabiziga ndakumirwa. None se ntabwo twakomeza ubu hari ikibazo? Niba rero ari ngombwa mukaba mwahageze groupe muhari, mwaza noneho tugakomeza nta kibazo. Abari muri groupe mwaza tugakomeza. Ndumva ntacyo byaba bitwaye, ndumva mwahagera tugakomeza. Kambahe akandi ka link, abatabashije kuboneka muze dukomeze nta kibazo. Mwaza tugakomeza tukigana isomo ry'uyu munsi. Tugiye gukomeza rero ku kijyanye n'amategeko y'umuhanda, ariko ingingo ku ngingo, akantu ku kandi, nta na kamwe dukatiye, tudaciye ibumoso tudaciye iburyo, kugeza ubwo igazeti izatujyamo ikaba iturimo. Hahandi umuntu azajya kubwira ingingo ukaza ati ndabyibutse nabisanze kuri iyi ngingo. Aha rero duhereye ku kagemo ka 32 mu ngingo kangahe ya kabiri y'igazeti. Ingingo ya kabiri gazeti y'amategeko y'umuhanda hagira hati ibisobanuro by'amagambo. Impamvu tuvuze ibisobanuro by'amagambo n'ejo twabivuzeho, muze gusubira ku YouTube channel yacu Intego Driving School, muragenda mubona bimwe mu biganiro byagiye bitambuka. Aha rero turagira tuti amatara y'urugendo ni amatara maremare. Ku ngingo 43 tuzayabonamo, mu ngingo 76 tuzayabonamo amatara maremare y'urugendo dukoresha. Ubundi amurika muri metero 100. Amatara y'urugendo, amatara maremare agomba kumurika mu ntera metero 100. None se bivuze iki? Ni amatara y'ikinyabiziga akiboneshereza neza imbere mu nzira nyabagendwa igihe cy'umuhanda, nk'igihe hatamurikiwe, igihe utagiye kubisikana n'abandi bayobozi, udakurikiye undi muntu mu ntambwe ngufi teze kuri metero 50. Aho niyo ukoresha amatara maremare, amatara y'urugendo amurika muri metero zingahe? 100. Cyakora da hari ibinyabiziga ushobora kuyagira akaba yamurika muri metero zitagerenze 75 kubera moteri bayashyizeho itaregeje santimetero kibe 125. Ayo matara rero y'urugendo hano niyo ariko tubaza ngo amatara maremare cyangwa se amatara y'urugendo bivuze iki? Ni amatara y'ikinyabiziga akimurikira mu ntambwe ndende imbere yacyo nk'igihe kiri kugenda mu nzira nyabagendwa. Ese amatara magufi yo nayo bita amatara yo kubisikana, ya yandi uzakoresha kugira ngo ubisikane na mugenzi wawe utamuma amaso. Ayo rero amurika muri metero 40, tuyita yo kubisikana, ni amagufi. Ni amatara y'ikinyabiziga akimurikira imbere yacyo mu ntambwe ngufi, kitagombye guhuma ariko nanone kandi ntikibangamire abandi bagenzi. Ayo rero twise amatara yahe magufi. Tugiye kureba rero amatara ndangambere. Ubwo tuvuze maremare, tuvuze amagufi cyangwa se amakubisikana n'ay'urugendo. Iyo uvuze rirerire niryo ry'urugendo, iyo uvuze rigufi niryo ryo kubisikana. Tugiye kureba rero ndangambere. Amatara ndangambere ni bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere. Amatara ndangambere bivuga amatara aranga ikinyabiziga akagaragaza ubugari bwacyo burebewe imiterere yacyo imbere. Ase abasati, abasa umweru, umuhondo cyangwa icunga rihishije. Tuzabisanga mu ngingo 42.
ese ku kinyabiziga ubundi amatara ashobora kubonwa mu ntera ingana ite? Abonwa mu ntera ya metero nibura 300. Cyakora da kuri za velomoteri ashobora kubonwa mu ntera ya metero 100. Ayo matara ndangambere rero agaragara imbere y'ikinyabiziga, afite ubugari bwose bw'imiterere y'ikinyabiziga, niyo ayerekana imiterere y'icyo kinyabiziga, ubugari bwacyo ndangambere, asate umweru, umuhondo cyangwa icunga rishije. Abonwa mu ntera ya metero zingahe? 300. Kuri velomoteri 100. Yego, tugiye kureba rero amatara ndanganyuma. Ijambo amatara ndanganyuma, amatara ndanganyuma ni amatara agaragaza, ni amatara ndanganyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga kirebewe inyuma, abasate aba ari umutuku, nayo abonwa mu ntera ya metero 300. Amatara yahe? Ndanganyuma, ashinzwe kugaragaza ubugari bw'imiterere y'ikinyabiziga cyose, amagana hehe? Inyuma. Uzayakoresha ryari? Igihe uzaba uparitse ku ruhande rw'umuhanda nko mu nsisiro cyangwa ahandi hantu y'umunaka, ariko akaba bitangiye kwijima ku buryo nta muntu abasha kubona undi nko muri metero 200. Nibwo uzaducana uzinya maremare n'amagufi niba uparitse, ubundi noneho utucana ayo ndanga kugira ngo kigumize kigaragara, hatagira uzanga kugonge. Twayavaho noneho twareba rero amatara kamenabihu y'imbere. Yaba kamenabihu y'imbere cyangwa y'inyuma, ni ya matara y'ikinyabiziga azakoreshwa kugira ngo agaragaze ikinyabiziga mu gihe cy'igihu cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu, yewe anakimurikire. Kamenabihu y'imbere ashinzwe kumurika, kamenabihu y'inyuma ashinzwe kubonwa. Amatara kamenabihu abereye iki? Abereye kugira ngo arange ikinyabiziga imiterere yacyo mu gihe cy'igihu cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu mwinshi. Aha rero kamenabihu y'imbere azaba umweru cyangwa umuhondo cyangwa icunga rishije, nayo y'inyuma aba umutuku. Yego, twakomeza noneho turebe amatara yo gusubira inyuma. Ubundi itara ryo gusubira inyuma ni amatara y'ikinyabiziga agenewe kwerekana imiyoborere yacyo, kuhinduye imiyoborere urimo noneho usubira inyuma, nta hantu tuyakiriza keretse igihe ushyizemo vitesi yo gusubira inyuma. Amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga kigiye gusubira inyuma cyangwa cyatangiye gusubira inyuma. Akenshi kuri zira za fusozo usanga baragiye bashyiraho na sonori ku buryo igihe irimo subira inyuma igenda iva ti ti, iryo tara riba ryera. Inyuma rero rimurika mu ntera ya metero 20. Okay. Twakomeza rero akagemo ka 40. Akagemo ka 40 ho turabonaho amatara itara rishakisha. Itara rishakisha ribereyeho iki? Itara rishakisha ribereyeho kumenyesha umugenzi ugiye gutora ikintu cyatakaye hasi nko mu modoka cyangwa hari indi mpamvu runaka. Tuzabisanga hehe? Ku itara rishakisha uzaba ufite urugendo ushaka kuganamo, noneho bitewe n'imiterere y'ahantu ushaka kuviramo, bakenere wenda kugucaginga bimwe mu byo usabwa, wenda nk'ibiceri cyangwa se ugire kimwe gikoroke bajye kugishaka, abari muri parafo hejuru y'imodoka, hasi umweru cyangwa umuhondo. Cyakora da wayagira amabara ushaka iyo biremewe mu ngingo 41, ariko ukabuze neza ko atagomba kubangamira abandi bayobozi. Itara rishakisha ugomba kurigira ibara ushaka, ariko ukabuze neza ko ritagomba kubangamira abandi bayobozi. Itara rishakisha dukomeze. Itara rishakisha rero ni itara cyangwa itara rihindukiza, bivuga itara ry'ikinyabiziga gishobora guhindukizwa n'umuyobozi bitewe nuko ikinyabiziga kigenda. Rishobora kumurika ikintu kiri mu nzira nyabagendwa cyangwa hirya yacyo. Aho tubyumvise neza twabona neza itara rishakisha ni nk'irihe cyangwa se irihindukizwa. Irihindukizwa riba riri hejuru y'imodoka, uzanabibona cyane cyane uzabibona cyane cyane ahantu hamwe na hamwe kuri ya yandi agenda yikaraga hejuru. Iryo rigenda ryikaraga ni itara rihindukizwa, ariko iryo rishakisha ryo ntabwo ari itara rihindukizwa, kuko ryo
ribereyeho nyine ribereyeho kugira ngo rirange cyangwa se rimurike ikintu kiri mu nzira nyabagendwa mo imbere, nako ikintu kiri mu modoka. Iryo niryo itara rigize gute rishakisha. Nayo irihindukizwa ryo rijya inyuma ho hejuru. Twakomeza ihanganeho naho nanyine ngeza akantu gatumye ni disturbingamo buke, ariko reka nze dukomeze. Akira 41. Itara ndangamubyimba kimwe n'itara ndangaburumbarare, n'amoko abiri y'amatara atandukanye ashobora gushyirwaho yose ku kinyabiziga icyarimwe, cyangwa rimwe rikajyaho ukwaryo ikindi rikajya ukwaryo, cyangwa se hose ntanajyeho bitewe n'imiterere y'icyo kinyabiziga. Turabisanga rero nituza kugera mu ngingo ya 76 tuzabona neza impamvu itara ndangaburumbarare kimwe na ndangamubyimba ishobora kujyaho hamwe ahandi ntirijyeho. Tanongere size barambwira ko batari kubibona, murebe noneho neza. Itara ndangamubyimba cyangwa itara ndangaburumbarare, iyo ikinyabiziga gifite ubugari burebewe imbere kuva ku iguni ryaho umuyobozi w'ikinyabiziga yicaye, ku iguni ryaho umuherekeza w'ikinyabiziga yicaye, aho hombi reba imiterere yacyo, nikigira ubugari burenze metero 2 na santimetero 10 mu bugari bwacyo burebewe imbere nyine, kikaba kibyibushye ikizuru cyacyo, nibura ubugari bwacyo kagira metero 2 na santimetero 10, icyo gihe bazashyiraho amatara ndangaburumbarare asaterera. N'udutara tujyaho hejuru ku mutwe w'ikinyabiziga, ukabona hariho udutara tujya sa umweru, umuhondo cyangwa icunga rihishije, ntabwo tuba tumurika ariko tuba tugaragara. Wowe yuje isangwe tumenya ko ari nini, ifite imiterere minini ku buryo kibyibushye cyenda gufunga umuhanda cyangwa se cyenda kwiyarira igisate cyose cy'umuhanda. Bityo rero uzahita ukora iki? Uzahita wihutira kumenya ko ayo matara ndangaburumbarare yerekana ubugari bwacyo bw'icyo kinyabiziga burebewe hehe imbere. Uzakora iki rero? Muri icyo gihe uzagabanya umuvuduko, ugende wegera ku ruhande rw'iburyo kugira ngo utagitwara iki mutaza gukozanyaho. Ayo ni amatara ndangaburumbarare ashyirwaho ryari? Igihe ikinyabiziga gifite ubugari burenze metero 2 na santimetero zingahe 10. Noneho rero iyo ikinyabiziga gifite uburebure burenze metero 6, ubwo no kuvuga iki? Kuva ku ipine y'imbere ujya ku ipine y'inyuma mu burebure iyo birenze metero 6, noneho gishyirwaho amatara twita ndangamubyimba. Amatara ndangamubyimba rero, ndangamubyimba azaba asa n'umuhondo cyangwa icunga rihishije. Uze kubireba kuri yutongo ziriya zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ushobora no kubireba kuri zino za fuso ariko za ronga shashi ndende, uzabona mu mbavu zaho arimo agenda gucaho. Ayo matara rero irimo gucaho uzajyona amatara arimo yaka isa umuhondo cyangwa icunga rihishije, azashyirwaho iyo kirengeje uburebure bwa metero 6, yitwa ndangamubyimba. Kimwe n'abanyamaguru bafatanyije gahunda bayobowe n'umwarimu bagize uruhererekane, abasirikare bari ku murongo kandi ku isonga hakaba barenze umwe. N'abo bantu bagamije urugendo rumwe bagiye mu gihe cya nijoro, nabo uburebure bwabo iyo burenze metero 6, ku mpande zabo dushyiraho itara rimwe cyangwa menshi, y'umweru, umuhondo cyangwa icunga rihishije. Ubwo ni nk'ayo ndangamubyimba tuba tubambitse. Iyo uburebure burenze metero zingahe 6, kandi ku isonga ryabo akaba ari abantu barenze umwe. Hano rero naho amatara ndangamubyimba n'itara ndangaburumbarare bivuga itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa inyuma igihe uburebure bwacyo burenze metero 6, cyangwa iyo ubugari bwacyo habariwemo ibyo cyikoreye burenga metero 2 na santimetero 10. Bivuze ngo gifite umubyibuhe burenze metero 2 na santimetero 10 kikagira n'uburebure burenze metero 6, ibyo zombi byagifavoriza kwemererwa gutunga ndangamubyimba kimwe na ndangaburumbarare. Noneho rero hari za fuso nto ushobora kubona ano mabenamena amabuye ugasanga ifite ububyibuhe bwa metero 2 na santimetero 10, ariko mu burebure metero 6 ntibufite. Icyo gihe izahita itunga ndangaburumbarare ryonyine. Hari za kwasteri zino za kwasteri ntoya zigenewe nyine gutwara abantu 30-29 n'umuyobozi. Izo zo izaba ifite uburebure burenze metero 6 n'ibyo, ariko ikaba idafite iki? Ikaba idafite
ubugari bwa metero ebyiri na santimetero 10. Ubwo butara bw'imbere izabubura ariko igerayo mu mbavu. Bityo rero ishobora gutunga ubwo bwoko bumwe cyangwa ikabutunga bwombi bitewe n'imiterere y'icyo kinyabiziga. Twakomeza noneho aka 42, ubuso bubonesha. Iyo tuvuze ubuso bubonesha bw'ikinyabiziga tuba tushatse kuvuga iki? Ubuso bubonesha rero bw'ikinyabiziga ni ubuso burabagiranamo urumuri. Ijambo ubuso bubonesha. Ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara ni ubuso burabagiranamo urumuri, naho ku byerekeye utugarura rumuri ni ubuso nako ku byerekeye amatara ni ubuso busohokana urumuri, butanga urumuri, ariko ku byerekeye utugarura rumuri ni ubuso burabagiranamo urumuri. Akagarura rumuri ejo twarakabonye ni akantu karabagiranamo imirasire y'urumuri kayisubiza ku kintu kiyohereje. Aha rero ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara ni ubuso busohokanamo urumuri, nayo ku byerekeye utugarura rumuri ni ubuso burabagiranamo urumuri. Tuzabibona rero mu ngingo z'imbere aho bazatubwira ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere cyangwa n'amatara ndanganyuma ntashobora gusumba metero 1 na santimetero 90. Nayo ahari hasi cyane ntabwo havuzwe, ahubwo ku bijyanye no tugarura rumuri ubuso burabagiranamo ubwo rumuri ho ntibashobora kurenga 1 na 20. Bivuze ngo akagarura rumuri ni ukurabagiranamo, nayo amatara ni ugusohokana urumuri. Ubusohokana urumuri rero ni 1 na 90 ku matara ndangambere cyangwa ndanganyuma, nayo utugarura rumuri ni 1 na 20 kuko two turabagiranamo urwo rumuri. Yego. 43, ijambo itara ry'umuhondo tuzaribona ku ngingo 107. Itara ry'umuhondo rikoreshwa ryerekana ko ahantu ahari habi cyane. Yego, ijambo itara ry'umuhondo rero bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, umuhondo nyawo cyangwa se usa n'icunga rihishije, hakurikijwe ibisobanuro tuzasanga ku migereka ya 7 y'iri teka. Muri iyo ngingo 107 sobanuro bivuze iki? Kugira ngo berekane ahantu habi cyane bakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa. Iryo tara ry'umuhondo rimyasa riba rivuga iki? Rivuga ko uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso bugomba gukorwa ariko turushijeho kugira gute kwitonda. Ubwo burenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso bugomba gukorwa urushijeho kwitonda. Ntabwo iryo tara ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere. Oya, ntacyo rihindura. Ariko nimba uribonye menya neza ko aho hantu ari habi cyane, zone dangereuse. Hatari yakufa. Aho hantu genda ariko urushijeho kugira gute kwitonda. So twakomeza rero utu dusobanuro tw'aya magambo ntunyuzemo twagiye tuturebaho ejo aho bakubwira bati ijambo inzira nyabagendwa rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara habana nyamwinshi bahurira, imodoka zihagarara, ibiraro, ibyo mengo mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamwo ku butaka. Batese ijambo umuhanda ni igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa. Ese ijambo igisate ni inzira y'ibinyabiziga ni umuhanda n'inzira ziwukikije. Igisate cy'umuhanda ni cya gice gifite ubugari busumba ubundi mu nzira nyabagendwa. Agahanda k'amagare ni ahagenewe kunyurwa n'amagare cyangwa velomoteri. Isangano inkomane aho imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira mu wundi. Akayira inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri. Inzira y'igitaka iba yagutse kurusha akayira. Ese mu nsisiro ahantu hatuwe hari amazu yegeranye cyangwa afatanye. Umuyobozi utwaye mu nzira nyabagendwa ikinyabiziga uyoboye inyamaswa cyangwa amatungo. Umukozi ubifitiye ububasha, umuntu wambaye ku buryo bugaragazwa n'ibimenyetso by'imirimo akora. Ikinyabiziga ni ikintu gikoreshwa mu gutwara abantu cyangwa ibintu hehe ku butaka. Ikinyamitende ni ikintu gikoreshwa mu gutwara abantu cyangwa ibintu ku butaka, ariko cyo gikoreshwa n'imbaraga z'abantu bakiriho. Bitandukanye n'ikinyabiziga kuko cyo gikoreshwa n'imbaraga zacyo bwite zigizwe na moteri yacyo. Twarakomeje turareba ngo igare na velomoteri bidahetse ababigenderaho ntibifatwa nk'ibinyabiziga igihe baza amategeko y'umuhanda. Turagenda harimo byinshi twagiye tunyuramo, tugenda tureba rumoroki, makuzungu. Rumoroki ni iki? Ni icyagenewe gukururwa, makuzungu ni icyagenewe gukurura. Twarakomeje twaje kugenda tureba utugarura rumuri ni akantu karabagiranamo urumuri gasubiza ku kintu kiyohereje. Tubona ibinyabiziga ndakumirwa, ibya polisi bizimya nkongi bitwara abarwayi, amatara maremare, amagufi, kubisikana. Ibyo bisobanuro twagiye tubireba. Ushobora kuba atabashije kudukurikira ku kiganiro cyatambutse ejo,
ku itariki 10 yajya kuri YouTube yacu akareba Intego Driving School, YouTube channel yayo, kora subscribe, link, comment, share, then ubundi ukinjiramo ukareba muri live, ukareba neza amategeko y'umuhanda. Ikiganiro cyatambutse ku itariki 10 urahita ubibona neza utwo tuntu twatunyuzemo. Tujye kureba rero ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu itangiye itwigisha abakozi bafitiye ububasha twe dutegetswe kubaha. Ese abakozi bafitiye ububasha bavugwa mu iteka ni bande? N'abantu ki? Yego, n'abandi ntabwo bakuyeho ko babifitiye ububasha, ariko hari abashinzwe kubahiriza cyane cyane iri teka rino turi kwiga kano kanya. Abo ni bande rero? Tujye kubareba. Mu ngingo ya gatatu, abakozi bafitiye ububasha bitabujije ububasha abagenzacyaha bahawe n'amategeko ahana by'umwihariko abashinzwe kubahiriza cyane cyane iri teka nabo bakurikira. N'abandi n'abakozi bafitiye ububasha mu mirimo yabo, ariko hari abashinzwe kubahiriza cyane cyane iri teka bafite kudufasha kurikira ku murongo, bafite kujya baducyaha, kujya batugira inama kugira ngo dukomeze kuryubahiriza. Abo rero nibo tugiye kureba. Ni kayinzi zigeze mu 9 ariko tugiye kugenda ku murongo bitabujije ububasha abagenzacyaha bahawe n'amategeko kandi by'umwihariko abashinzwe kubahiriza cyane cyane iri teka nabo bakurikira: ba ofisiye na ba sous ofisiye bo muri polisi y'igihugu igihe bari mu kazi, ba kaporale n'abapolisi bo muri polisi y'igihugu igihe bari mu kazi babitumwe na procureur wa Repubulika wo muri iyo fasi. Iyo tuvuze fasi ni iki? Fasi ni agace, akarere runaka. Bivuze ngo DPC wo mu karere ka Gasabo ntafite kujya gupima impanuka yabereye mu karere ka Kicukiro, keretse abonye indi recommended, ariko ubundi mu buryo busanzwe yari yemerewe kugenzura ibibereye hehe mu karere mu ifasi ashinzwe. Aha rero ba ofisiye ba sous ofisiye mu polisi y'igihugu igihe bari mu kazi, ba kaporale n'abandi bapolisi bo muri polisi y'igihugu igihe bari mu kazi babitumwe na procureur wa Repubulika wo muri iyo fasi. Ujye wumva ku kantu bongeyeho ngo igihe bari mu kazi, bivuze ngo desanta wasubijwe mu buzima busanzwe atakiri muri uwo mwanya, uri mu bukwe ntabwo ari mu uwo mwanya, ariko igihe ari mu kazi dusabwa kububaha. Twakomeza. Abapolisi bo mu mutwe ushinzwe umutekano mu muhanda, traffic police, nibo bavuze. Abandi abakozi bo mu biro by'amateme kimwe n'imihanda bashinzwe kubahiriza ibivugwa mu ngingo cyane cyane kubyerekeye ingingo ya 8, ya 9, 40, ya 5, 56, 68, 72, 73, 113, 14, 114, 117 yewe kugeza ku 120. Abo bose n'abakozi bafite ububasha. Ubwo bahereye mu mateme n'imihanda, ni bande baranga imiganda wanyu? Ejo uzajya mu ishyamba hakurya iyo ugenda utema ibiti, ubaza imbaho, uza kuzipakira, ushaka guca ku kiraro gishaje kandi ari mu gihe cy'imvura iri kugwa, bakubwire toya, iyo kamyo rwose iyo fuso ipakiye imbaho amakara ntabwo byemewe. Kubera iyo mpamvu zipakurure uyiceho yonyine, cyangwa ujye gushaka indi nzira. Atari ko se buriya negatifu nawe yarari mu bafite mu nshingano kumbuzara. Ariko kandi nitubireba ku ngingo 40, iyo byihutirwa abakozi baho ngaho aho nyine uherereye bashinzwe kubahiriza amateme n'imihanda bashobora gufata ibyemezo by'agateganyo kugira ngo abanyura ku ayo mateme batagira impanuka. Ubundi byemewe ko umukozi w'akarere, meya, umuyobozi w'akarere ari we wakabaye guhaye iyo bwiriza, ariko hari igihe atabasha kuboneka ku mpamvu z'imirimo aherereyemo, ariko noneho undi mukozi waho ngaho akabiguha mu nshinga. Urumva rero ko muri iyi ngingo utamuvuga bazaga kuzamusuzugura. Twikomereze. Abakozi bagasutamo nko kubyerekeye kudeduwana ibinyabiziga wambuka hakurya no hakuno mu ngingo 132. Abakozi bo mu biro by'imisoro nko kubyerekeye bizavugwa mu ngingo 121 kugeza ku 135 kubijyanye kwandikisha ikinyabiziga, ibyangombwa bisabwa kugira ngo ubone iyo carte jaune, ibyo byose procedure n'abakozi bafite iki ububasha. Turakomeza rero. Abakozi b'ibigo by'ubukerarugendo na za parike nkuru z'igihugu babiherewe uburenganzira na Minisitiri w'Ubutabera. Ntabwo ari ngombwa kwinjira muri parike utabanje kujya hari utufaranga dukeya tw'utudovize ugomba kuba utwo ngutwo bakanagenzura ko byemewe mu buryo bwemewe. Ubwo rero abona abakozi bafitiye ubasha. Ejo wazaboramo wambuka wahuranya parike ujya mu kandi gace runaka cyangwa se ujye kuzivisita, baho watishyira ku ruhande iyo modoka utwaye, tugira icyo tuvugana.
aho rero ni abakozi bafitiye iki ububasha. Si bo gusa rero, yego ba ofisiye bashinzwe polisi y'igihugu igihe bayoboye abasirikare bagenda ku murongo, abo ni abakozi bafitiye iki nabo ububasha. Mu buryo bwumvikana ntabwo ari abo gusa, abanyuma cyangwa se igice cyenda kuba icya cyenda n'abandi babifitiye ububasha. Ejo utazasuzugura mucoma cyangwa se umusekirite cyangwa umunyerondo umusekirite umusanze kuri gate, ni umukozi ufite ububasha waho ngaho, yambaye ku buryo bugaragazwa n'ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Ariko abo twitayeho ni aba turi kugusomera, kuko aba turi kugenda tukubwira, tugenda tugusobanurira, abo nibo bakozi bafitiye iki ububasha. Yego, twakomeza. Abakozi bo mu biro bya minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu mu mirimo yabo babiherewe uburenganzira na minisitiri w'ubutabera. Izo nzego zose ko zihererekanyaho kuva muri controle kujya muri rura n'ibindi bigo, abo mu biro bya minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu. Muri minisiteri yakabaye ihari yo gutwara ibintu n'abantu. Iyo minisiteri rero mu nshingano zayo niyo ifite kugena izo nzego zigomba kuyubahiriza gutunganya iyo mirimo. Abo rero ni abakozi bafitiye iki ububasha. Except rero aka kantu bogeyeho tukajyana, aka kantu karavuga iki? Abakozi bavuzwe mu iyi ngingo, abo bafite ububasha bwo kugenza ibyaha by'icira iteka batarengereye imirimo bashinzwe n'ifasi bakoramo. Abakozi bavuzwe mu iyi ngingo bafite ububasha bwo kugenzura ibyaha byica iri teka batarengereye imirimo bashinzwe n'ifasi bakoreramo. Ntabwo azakubaza perime wenda ngo nuyimwereka ngo ahita avuga ngo noneho ngo mpana amafaranga. Ibyo ntibibaho, keretse niba mu mabwiriza kondiso bamuhaye n'icyo kirimo, ariko niba kitarimo ntabwo ibyo ari ngombwa. Twakomeza rero, twakomeza. Iyo ni ingingo ya gatatu tumanje kureba. Mbere yuko dukomeza ibibazo bitanu by'ibanze, ushobora kutahita unsubiza kubera ko turi live, ariko ubyibaze ko waba wabisigaranye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu ngingo ya mbere, dukomeze. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iteka rigenga uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa ryerekeye ibi bikurikira. Umuntu wakurikiye guhera ejo n'uyu mwanya tukaba tukiri kumwe, ndongera mubaze muti iteka rigenga uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa ryerekeye ibi bikurikira. Ku ngingo ya mbere, ni bande barebwa no kugenda mu nzira nyabagendwa? Iteka rigenga uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa ryerekeye ibi bikurikira. Yego, yakongera kugisubiramo. Yego, ndongera ngisubiremo. Ikibazo cya mbere, mwanya mwiza wo kubabaza ibibazo twumve neza ko twagiye tujyana. Niba tugeze ku ngingo ya gatatu, ngiye kubaza ibibazo bitanu byonyine. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iteka rigenga uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa ryerekeye ibi bikurikira: A, abanyamaguru; B, ibinyabiziga, inyamaswa n'amatungo; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya kabiri. Yego, ikibazo cya kabiri. Yego, ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri, ijambo akayira
bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa kunyurwamwo n'aba bakurikira: a. abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri; b. utunyamizigo; c. ingorofani; d. ibisubizo byose ni ibisubizo by'ukuri. Gisubiremo: ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa kunyurwamo n'aba bakurikira: a. abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri; b. utunyamizigo; c. ingorofani; d. ibisubizo byose ni ibisubizo by'ukuri. wowe urumva washyira hehe? icya gatatu: yego cyangwa oya. abakozi bavuzwe muri iyi ngingo bafite ububasha bwo kugenza ibyaha byica iri teka barengereye imirimo bashinzwe n'ifasi bakoramo. subiza yego cyangwa oya. si ngombwa ko iyo gisubizo tukiba, ahubwo bamayindisenti batangire wiyarojistingemo ko witeguye kuba wakumva neza bihagije ikintu kijyanye n'igisobanuro cy'iki kibazo. kibi bintu turi kwiga urumva bizajya bisigara mu mutwe. ikibazo cya gatatu: yego cyangwa oya. abakozi bavuzwe mu iyi ngingo abo bafite ububasha bwo kugenza ibyaha by'icyo iteka barengereye imirimo bashinzwe n'ifasi bakoramo. yego cyangwa oya. murakoze. ikibazo cya kane: ibinyabiziga ndakumirwa n'ibi bikurikira: ibinyabiziga bya polisi yewe n'ibya gisirikare. iyo ni inyuguti ya a. ibinyabiziga ndakumirwa n'ibi bikurikira: ibya polisi n'ibya gisirikare. b. imiryango itabara imbabare itegamiye kuri leta, sosiyete sivile, UN n'iby'abayobozi bakuru b'igihugu. c. ambulance, ikizimyankongi, kimwe n'ibinyabiziga biri mu masiganwa n'andi marushanwa. d. ari nayo ya nyuma: nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ukurikije uko wumvise ikibazo washyira hehe igisubizo? okay, twakomeza noneho rero ku ngingo ya kane. ku ngingo ya kane tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'impanuka. ivuga impanuka bitabangamiye amategeko ahana, bidakwiyeho ko n'ubundi wagahanwe. umugenzi wese ugweho n'impanuka agomba guhita akora ibi bikurikira. ingingo ya kane: bitabangamiye amategeko ahana, umugenzi wese ugweho n'impanuka agomba guhita akora ibi bikurikira. bitabangamiye amategeko ahana, umugenzi wese ugweho n'impanuka agomba guhita akora ibi bikurikira. ni utuntu twinshi ariko tugeze nko muri tune. ngiye kutubasomera tugende dufatanya ngenda ntubasobanurira gahoro gahoro. bitabangamiye amategeko ahana, burya umugenzi wese ugweho n'impanuka agomba guhita akora ibi bikurikira. icya mbere: guhita ahagarara igihe bimushobokeye kandi atagombye kubangamira bundi bushya uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa. guhita akora ikira: ahagarara igihe bimushobokeye kandi atagombye kongera kubangamira bundi bushya uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa. ni ryari bigushobokera, ni ryari bitagushobokera? ntabwo rero bigushobokera igihe waba ukoze impanuka nk'iyo umuntu w'umuntu akaza kubireba azanye agafuni. icyo giheho rwose wemerewe kuba wakihuta ugana muri ambasade y'igihugu, ni mu butabazi guhera ku kagari, burya haba hari idarapo. wemerewe kujya mu nzego z'ubutabera bakaba bakubitse gake bakareba aho bigana. ikindi rero, iyo rero bigushobokeye ubonye nta mpanuka ikomeye yabaye, ugomba guhagarara ugatuma haburiza amahoro bari hafi aho, ukahita uguma aho hafi aho. guhita uhagarara igihe bigushobokeye. icya kabiri: gukora uko ushoboye kose kugira ngo uburyo bwo kugenda mu muhanda bw'aho impanuka yabereye bwe guhungabana. ushyira ibimenyetso ahashobora kubyara inkomyi, nko kuba wakoresha icyapa nomero A29, ni ka kandi ka triangle tuzagasanga mu ngingo wa 88 ka mpande 3. nimba ntako ufite ushobora kuba wakoresha itara
ndangacyerekezo, ugacanira rimwe amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe. Birashoboka kandi ko ushobora no kuba wanakoresha itara ry'umuhondo rimyansa ritwarwa mu ntoki warariguze muri kekayi ukaba usanzwe uritunze. Yego. Ubwo rero ibyo bimenyetso nibura bitatu, nimba impanuka ibaye, niba uhagaze ahantu hatemerewe guhagarara, ugomba gukora iki? Ugomba kuzirikana neza ko ibyo bintu bikenewe. Ikindi rero, iyo umuntu yapfiriye mu mpanuka cyangwa yakomerekeyemo bikabije kandi bikaba bidahungabanya uburyo bwo kugenda mu muhanda, ugomba kwirinda guhindura ibimenyetso bishobora kugaragaza abari mu makosa. Ugomba kureka uko ibintu bimeze, ukirinda gusibanganya ibimenyetso bishobora kugaragaza abari mu makosa. Ikindi, ugatuma abubahiriza amahoro bari hafi aho, no gutumaho abubahiriza amahoro bari hafi aho. Kwirinda gusibanganya ibimenyetso ako kano mukumve. Amugongera mu nzira y'abanyamaguru, hahandi mu mwanya w'abanyamaguru aho abanyamaguru bagenewe kunyura, yarangiza akahita ashakisha ukuntu amuterura akajya kumutereka mu nzira y'ibinyabiziga hahandi mu mwanya we, kugira ngo aze kubeshya ko ari amaraso yahatembeye. Icyo kintu nugikora ntabwo kizakugwa amahoro. Ikindi rero, ugatumaho abubahiriza amahoro bari hafi aho, abakozi bafitiye iki? Ububasha, bashinzwe gushyira mu nzira nyabagendwa amabwiriza aboneye twakabaye tugenderaho. Akanyuma rero ushobora kuba wakora nako k'ingenzi, hari utundi tubiri, ariko akanyuma, iyo abandi bantu bahuye n'iyo mpanuka babimusabye, umuyobozi akora iki? Iyo abandi bantu bahuye n'iyo mpanuka babimusabye, umuyobozi agomba kubabwira umwirondoro we. Apana guhisha plaque, guhisha ibimenyetso, ugomba kwita babwira umwirondoro wawe. Mugenzi wanjye, hari igihe wakorera impanuka yaba atebye birwaye imbaraga sase yigiye, ariko ntabwo wazi ko ndi umukire, baje banyubaha. Oya, byoroshya gukora expertise, wanga tuzamenye icya iteye impanuka, ni ngombwa kubabwira umwirondoro wawe. Ikindi rero, iyo umuntu noneho yapfiriye mu mpanuka cyangwa bakomerekeyemo bikomeye cyangwa se bikabije, ariko ukabona nta byago bishobora kugutera, ibyago bishobora kugutera nta bindi, umuntu ushobora wagonga umuntu maze muri akoze mariage se nyirawe, ni ikibazo. Iyo ubona nta byago rero bishobora kugutera, ugomba kugumaho impanuka yabereye, cyangwa kwahaguruka kugeza igihe abubahiriza amahoro bahagereye ukaba wahagaze. Keretse iyo abo bantu batuyeho cyangwa mwakoranye impanuka bakwemereye kuhava, cyangwa iyo ugomba gutabara bamwe mu bakomeretse cyangwa kujya kwivuza wowe ubwawe bwite, ariko ubundi ugomba kugumaho impanuka yagize gute yabereye. Ikindi rero, iyo impanuka yangije ibintu gusa, cyangwa se akaba bakomeretse ariko nta bakomeretse bikabije, mwakomeretse byoroheje, ubundi mugomba kugana aho impanuka yabereye, mukaba ariho muri, niba mwari munahavuye mugasubira aho impanuka yabereye, kugira ngo musubiremo cyangwa se mu byumvikaneho n'uwo mwagonganye. Niba mwe ubwanyu bibananiye, mugaragaza uko byagenze, cyangwa mutabyumvikanyeho, bafashe umukozi bifite ubasha kubyirebera, mugende mumwereka inzira z'ukuntu byagiye bigenda. Ariko ntabwo igihe cyose umukozi bifite ubasha ashobora kuba ahari. Ubundi umukozi bifite ubasha mu byiza akenerwa cya gihe, umukozi bifite ubasha ashobora gukenerwa cya gihe mwebwe ubwanyu kumvikana byagize gute byabananiye. Mufite ubushobozi bwo kumvikana, umukozi bifite ubasha burya ntanakenewe, mwakiyumvikanira mukabikemura. Ariko igihe bibananiye, ariko rero iyo umukozi ufite ububasha adashobora cyangwa atashoboye kuhagera, atabita cyangwa se aho byabereye nko mu gihe kiringaniye, abahuye n'iyo mpanuka bashobora buri wese kubimureba, igihe bishoboka kubimenyesha ubutegetsi bushinzwe amahoro buri hafi aho ngaho cyangwa buri aho mutuye, kugira ngo bigende bite rero babumvikanishe. Nkuko rero iyi ngingo ibiteganya, ubundi umuntu wakomeretse cyane ni umuntu umeze uti, dushingiye ku mategeko. Ubundi umuntu wakomeretse cyane ni wa muntu uzajya uba ufite igikomere gishobora kumuviramo urupfu, kumushegesha wese, wacitse igice cy'umubiri, watakaje urugingo, uwo nguwo niwe muntu wakomeretse cyane. Burya rero umuntu wakomeretse byoroheje ni umuntu ufite igikomere kitamushegesha wese,
kitatuma atakaje igice cy'umubiri, utatakaje igice cy'urugingo, ubwo nguwo birashoboka ko umuntu ashobora kuba yaba mu nzira nyabagendwa, ni urugero bagakora impanuka akagira udukomere nyine cyangwa se utuntu tw'utukovu ku mubiri, bakagenda bakamusiga umuti kwa muganga, nyuma y'ibyumweru 2 mugahura ari kurokora amatafari, ariko bumba amatafari, ariko asimwe uwo se urumva yakomeretse bikomeye nk'uwacitse ukuguru. Tekereza ni inkumi kutse iseri ry'amenyo kandi ntibaramurambagiza, ubwo se urumva takaje iryo seri ry'amenyo cyangwa avuye mu ijisho, wenda iseri ry'amenyo riragiye, ibigori bireze cyangwa inka yagandaye hariya hakurya, ubwo se urumva ni ikibazo. Ntabwo rero bingana n'umwe ufite udukomere tworoheje. Umuntu nawe atakaje igice cy'umubiri cyangwa urugingo, wowe niwe wakomeretse cyane. Burya nta gikomere kiri hejuru y'urupfu kirenze urupfu. Niba yahapfuye ubwo rwo ni igikomere kiri 100%. Ibyo rero byemezwa na muganga wemewe wa leta wakoze expertise kuri wowe igihe yakuvuraga, niwe wemeza neza ko icyo gikomere kiri kuri pourcentage iboneye. Aha rero umuntu wakomeretse cyane bivuga umuntu wagize ibikomere bishobora kumuviramo urupfu, kumushegesha wese, kumutesha igice cy'umubiri cyangwa wacitse urugingo. Nayo igikomere cyoroheje bivuga igikomere cyose umuntu wasanga kitamuhungabanya mu buzima, kitamutesha agaciro cyangwa se ngo kituma atakaza igice cy'umubiri cyangwa atakaze urugingo. Icyo ni igikomere cyoroheje. Yego, dushingiye kuri iyo ngingo ya 4, umuntu ashobora kubaza ikibazo kivuga ngo iyo abandi bantu bahuye n'iyo mpanuka babimusabye, umuyobozi akora iki? Agomba kubabwira umwirondoro we. Ikindi kibazo, bitabangamiye amategeko hana umugenzi wese uguyeho n'impanuka yakora iki? Ni ibintu bigeze muri 4, ariko kwikubitiro umuyobozi agomba kwirinda gusibanganya ibimenyetso bishobora kugaragaza abari mu makosa, gushyira ibimenyetso ahashobora kubyara inkomyi, guhagarara igihe bimushobokeye, kandi akaba yatuma ababureza amahoro bari hafi aho amenyesha iyo mpanuka. Twakomeza rero ku ngingo ya 5, ibitegekwa, ibyakwa n'ibimenyetso. Ibitegekwa, ibyakwa, ibimenyetso mu nzira nyabagendwa. Ni iki gitegekwa, ni iki cyakwa, ibimenyetso ni ibihe bibikubwira? Umugenzi wese uri mu nzira nyabagendwa agomba kwita yumvira ibyo ategetswe n'umukozi ubifitiye ububasha. Ese umugenzi ni muntu ki? Wa wundi uzaba ugenda mu nzira nyabagendwa, kabona agenda n'amaguru, kabona agenda n'ikinyabiziga, ayoboye cyangwa uwo ni umugenzi wese ugenda mu nzira nyabagendwa. Agomba kumvira ibyo ategetswe nande n'umukozi ubifitiye iki ububasha. Ibitegeko rero ni nk'ibi: ukuboko kuzamuye k'umukozi ubifitiye ububasha gutegeka umugenzi wese, abagenzi bose guhagarara, keretse abageze mu masangano bo bagomba kwita bagira gute bahava. Tugikora yego na hoya, bajya bakubaza ngo yego cyangwa oya. Aho umukozi ubifitiye ububasha agiye gutangira ibinyabiziga, umugenzi wageze mu isangano atambuka nyuma ye, yego cyangwa hoya? No, atambuka nyuma ye. Oya. Kubera iki? Umugenzi wageze mu isangano agomba kwita hava. Mu isangano nta kintu cyatuma kabone, muko mu ngingo 16 turavuga ngo kabone nubwo wowe ikinyabiziga cyawe nangwa se kisata cy'umuhanda waba urimo cyaba kikwemerera gutambuka, wowe ntushobora kwinjira mu isangano igihe cyose utekereza ko ushobora kugera mu iryo sangano, kandi ikinyabiziga cyawe ntigishobore kwambuka, kandi kikabuza ibindi binyabiziga kugira gute gukomeza urugendo rusanganya iyo nzira nyabagendwa. Bivuze iki rero? Wageze mu isangano agomba kwita yite ahava. Turakomeza. Ukuboko kuzamuye gutegeka umugenzi wese guhagarara, keretse abageze mu isangano bagomba kwitagira bagira bate bahava. Yego, ukuboko cyangwa amaboko arambuye, bitegeka abagenzi guhagarara basanganwa n'ibyerekezo biri kerekanwa n'ayo maboko cyangwa se nuko kuboko. Kuzunguza intambike itara ritukura bitegeka bande guhagarara? Bitegeka guhagarara abo iryo tara riganishijeho. Bitegeka guhagarara abo iryo tara rigize gute riganishijeho. Ese umugenzi
wese ategetswe kugaragaza umwirondoro we igihe awusabwe nande. Umugenzi wese ugenda mu nzira nyabagendwa agomba kugaragaza umwirondoro we igihe umukozi ubifitiye ububasha abimusabye, wenda bitewe n'ikosa akoze ryicira iteka cyangwa habaye impanuka. Bitewe n'ikosa akoze ryicira iteka cyangwa habaye impanuka. Icyo gihe uzahita ugaragaza umwirondoro wawe igihe usabwe n'umukozi ubifitiye ububasha. Yego, umuyobozi w'ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini ategetswe kugikuraho igihe abisabwe n'umukozi ubifitiye ububasha. Niba uhagaze ahantu hatemerewe guhagarara, ahantu habereye imbogamizi cyangwa se n'ahandi hantu hakeneye gukoreshwa imunaka, ugomba guhita ugikuraho igihe bisabwe n'umukozi ubifitiye ububasha. Umugenzi wese agomba kubahiriza ibimenyetso byashyiriweho gutunganya uburyo bwo kugenda mu muhanda igihe cyose ibyo bimenyetso biteye uko byagenwe kandi bigaragara bihagije. Ese ibyo bimenyetso ni ibihe? Ibimenyetso bijyanye n'uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa ubundi birimo ibyiciro bitatu. Ibyiciro bingahe? Bitatu. Tugira ibimenyetso bimurika, abandi babyita ngo feruje. Tugira ibimenyetso bigenga gutambuka mbere, abandi bita ibyapa. Tugira ibimenyetso birombereje, abandi bita imirongo yo mu muhanda hasi. Ibi moko rero ko ari atatu nibyo bitugenga iyo tugenda mu nzira nyabagendwa. Ubu rero mugenzi ugomba kubyumvira igihe cyose ibyo bimenyetso biteye uko byagenwe kandi bigaragara bihagije. Yewe ku ngingo ya 5 akajya mu kaga ka 6 ari tugira ngo tuyisoze, hateganya n'irindi jambo tugomba kumva. Ibitegekwa n'abakozi babifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso. Tuzabisanga mu ngingo ya 105, tubisanze no mu ngingo ya 5. Ibitegekwa n'abakozi babifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso. Kuri iyo ngingo ya 5 bakubaza ikibazo kiti ibitegekwa n'abakozi babifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso keretse ibi bikurikira: A. Keretse ibinyabiziga ndakumirwa. B. Keretse ibinyabiziga bya gisirikare. C. Keretse ibimenyetso bimurika. D. Nta gisubizo cyo kuri kirimo, wasubiza ngo iki? Ibitegekwa n'abakozi babifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso keretse nta gisubizo kijya kibaho cyo kurusha umukozi ufite ububasha agaciro mu nzira nyabagendwa. Tukiri kuri ngingo ya 5, abantu bari kuri kamera, by'umwihariko abantu bari gukurikira live yaciye kuri kamera, hari abakurikira live ibaciye kuri machine aho bagenda basoma, ariko mujye mujya kuri YouTube channel zacu murebeho ibiganiro byatambutse, muzajya mubonaho n'ibya kamera nabyo tuba twabisize. Hari bimwe mu bimenyetso bikoreshwa n'umukozi ufite ububasha, wenda mu gihe mudahuje ururimi ari nk'umunyamahanga, cyangwa se no mu gihe wenda mwaba muhuje ururimi ariko akaba adashaka kukuganiriza akoresheje iki? Akoresheje amajwi. Muri icyo gihe rero azakora iki? Ukuboko kuzamuye nk'uko bababwiye ko umugenzi wese ategetswe, twavuze ko ukuboko kuzamuye gutegeka umugenzi wese guhagarara, uretse abageze mu masangano bagomba kwita bahava. Noneho ukuboko cyangwa amaboko arambuye twamaze kubona ko ategeka abagenzi bose bageze mu bisate byerekanwa n'uko kuboko cyangwa n'ayo maboko kugira gute? Yego. Hano rero ngiye kubereka bimwe mu bimenyetso bishobora gukoreshwa igihe muhuye n'umukozi ufite ububasha ariko mudahuje ururimi. Yego. Iyo rero agize gutya, murabibona abavuze ngo vuza ihoni. Vuza ihoni. Ushobora gukontorora kibere mu kinyabiziga wowe urimo imbere, akaba ari ibimenyetso yakoresha nka sinyare kugira ngo akubwire ibyo ukora. Vuza ihoni. Igihe utarivugije arakwandikira defo mekanike. Wanze gukoresha ikinyabiziga cyawe na amande y'ibihumbi 10. Vuza ihoni. Ashobora nanone kugira gutya. Murebe neza. Ashobora kugira gutya.
iyo ageze atya rero abavuze ngo zamura amazi ya swigarasi swigarasi murayizi, yagira gutya akaba avuze hanagura ikirahure. Guhagarika gutya ni ukuzamura amazi, ariko iyo atambitse gutyo intoki abavuze ngo cana amatara ndanga mbere cyangwa ndanga nyuma, amatara ndanga iyo twita mauvaise stationnement. Noneho yagira gutya akaba avuze ngo cana amatara ndanga cyerekezo, ibinyoteri. Noneho iyo rero agize ngo cana amatara ya mode pass, amatara y'imburira kwiga mu ngingo 47, abaza mu muhanda bimeze bite. Ariko iyo agize ngo intoki ndende zishinze bigoza akazigira uko, abavuze gucana amatara maremare. Noneho yazimanura akavuze gucana amatara magufi. Iyo agiye inyuma y'ikinyabiziga cyawe ku iguni, noneho akamanura ikirenge akakwereka ko agiye ashaka nko gukandagira hasi, abamubwiye ngo fata feri ndebe itara ryo guhagarara inyuma ko riri kwaka. Yarangiza akagira atya, murabibona abari kuri live, akagira atya akamanura agatambika agasubiza inyuma. Abavuze ngo shyiramo vitesse, shyiramo reverse, vitesse yo gusubira inyuma, ndebe ko itara ryo gusubira inyuma riri kwaka. Turi kujyana. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso ashobora gukoresha. Hari ibindi bimenyetso rero noneho umuyobozi nawe akoresha. Kamera yari iguye. Noneho hari ibindi bimenyetso umuyobozi akoresha iyo ahuye wenda n'undi muyobozi. Mugenzi wawe gutereye amatara akubaza mu muhanda bimeze bite, nawe ukahita ugira urutoki gutya. Iyo izanye urwo rutoki ubuvuga uyu undi muranduye ko harimo icyago ariko mu ntambwe ngufi. Nayo iyo urujyanye mu kirere ukarukaraga kabiri ubundi ukazamura, ubu mubwiye ko harimo icyago ariko mu ntera ndende. Na iyo bagize batya mu bireba bari kuri kamera gutya, abavuze ngo harimo icyago cya kamera iriya yandikira umuvuduko. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso dukoresha. Basaba gutera ifiti, tumenyere dutega intoki, ariko ubundi tugira gutyo. Iyo ugize utya ubusabye iki rifiti. Noneho iyo bayikwemereye barahagarara, iyo bayikwimye bagira gutya. Ko imodoka yuzuye ubwo nyine bayuzuye, nta kindi kintu wakora, iba yuzuye. So tuzagenda tureba ibyo bimenyetso, tuzagenda mbisubiramo ngenda mbibereka, ariko ni byiza ko mudukurikira tukajya tujyana. Uza kuba yagiye kuri live ikoreshwa kuri machine aho agenda asoma ingingo ku ngingo turi kujyana, ashobora kudusura kuri YouTube channel yacu akaza kureba kino kiganiro bamaze kucyaploadingaho kuri kamera, akaza kujya areba live nayo yagiye itambuka kujya kuri kamera kugira ngo ibyo bimenyetso abashe kubibona. Yego, twakomeza rero ingingo ya gatandatu. Ingingo ya gatandatu ivuga impushya zo gutwara ibinyabiziga. Uruhushya ni permis. Impushya zo gutwara ibinyabiziga zitangiwe mu gihugu cyacu. Uruhushya nyarwanda rwo gutwara ibinyabiziga. Uruhushya rutangiwe mu gihugu cyo mu Rwanda, uruhushya nyarwanda rwo gutwara ibinyabiziga mu ngingo ya gatandatu. Itegeko riteganya ku ngingo ya gatandatu akanyemo ka mbere, nta ushobora gutwara ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa adafite kandi atitwaje uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwatanzwe nande na polisi y'igihugu. Adafite kandi atitwaje. Kurutunga ukarusiga ku meza umaze kunywa icyayi ukibuka kontake, ibyo si ni icyaha. Kubera wibagiwe uruhushya ukibuka kontake. Iyo wibagirwa kontake ukibuka uruhushya, uwo bawita umukanda, uzabaza aho ufite. Uzazumbaze. Uwizirika kwibya rero ukajya ugendana. Iyo rero usize no gutesha agaciro diplome. Icyo gihe bagomba kukwibutsa kugendana ibyangombwa. Kwibagirwa ibyangombwa na amande y'ibihumbi 10. Ubwo rero ako gafanta nawe ubwo se bakubwira ngo 10 binyohereza wabikora. Kubera ko kutabikora jyu rutwara habugenewe. Indangamuntu ni indangamuntu, ntago ari indanganzo. Cyangwa ngo cy'ubutaka cyo ushobora kugisiga mu nzu kigendera. Ni nyine ni indangabutaka. Ariko indangamuntu ni cyangwa cyawe bwite. Ubwo rero diplome niba ari yo hahisha yizirika habugenewe ugenda uyigendana
kongera kuyisiga na mane y'ibihumbi bingahe 10. Ntawe ushobora gutwara ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa adafite kandi atitwaje uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwatanzwe nande na polisi y'igihugu. Yego dukomeze noneho. Iyi ngingo ya 6 igiye ifite bimwe mu byo bahinduye. Igazeti na downloadinze ntabwo yaje neza, ariko amahirwe nuko ibyo bahinduye nyine bifite nk'ababizi, ni byiza ko turi bubiganireho. Uko rero muza kuza kugenda tugongana nabyo mugaza gusanga bigize uri gusoma aze kumva amajwi y'ibyo mubwira, kuko nibyo biri ukuri iri update ya 2015. Uko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ruteye nuko rutangwa bigenwa n'iteka rya minisitiri ufite gutwara abantu n'ibintu mu nshingano. Abisabwe nande? Abisabwe na komite ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Burya komite ishinzwe umutekano wo mu muhanda nubwo idukoresha ibizamini ikaguha condition, nayo iba yabigenewe na minisitiri ufite gutwara ibintu n'abantu mu nshingano. Icyo gihe rero nibo bazagena bati mwongeremo demarage, burya mushyiraho na ka circulation, kandi ikindi uruhushya kure mu gipapuro murugira ka plastique keza ko nibura no narutunze nawe narwubahe. Uko uruhushya ruteye rero nuko rutangwa bigenwa n'iteka rya minisiteri ifite gutwara abantu n'ibintu mu nshingano, ibisabwe na komite ishinzwe umutekano mu muhanda. Yego twakomeza. Uruhushya rero rwo gutwara ibinyabiziga rwerekana inzego cyangwa urwego rwatangiwe. Izo rero ni izihe? Inzego zisabirwa impushya ni inzego 6, ariko zirimo inyunge izindi 3 zikaba hafi 9. Urwego rwa mbere ni urwego A, rubamo kategori, rubamo uburyo bubiri, haba A rimwe na A isanzwe. Iyo tuvuze A ni ibinyabiziga biri mu moko aya ngaya, ni amapikipiki n'ibinyamitende 3 bifite moteri. Ni urwego ruhe A, kategori A, urwego A rugendo gutwara amapikipiki n'ibinyamitende 3 bifite bifite moteri. Ariko urwo rwego A nkuko tumaze kuruvuga rugira na A rimwe. A rimwe rero ni bimwe muri ibyo binyabiziga tuvuze, ariko ku bantu babana n'ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe. Tuvuge niba yaracitse ukuguru, aho yari bufatire feri, bazimuriye feri bayishyire hejuru mu kuboko, wowe ugiye gukora icyo kizamini wizanira icyo kinyabiziga kijyanye n'ubumuga ufite. Wizanira ikinyabiziga kijyanye n'ubumuga bwawe, ukerekana ko ushobora gutwara ikinyabiziga ufite ubwo bumuga, bakabyemera. Urwego ruhe? Urwego A, ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri kimwe. Urwego A, ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri. Urwego A rimwe ni ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri, ariko by'abantu bafite ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe. Urwego B ni imodoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya mike yo kwicaramo ntarengwa abantu 8, umuyobozi atabariwemo. Abantu 8 hatabariwemo umuyobozi, ngo bose hamwe ni 9. Nimba urwego B amahirwe yarwo ni kategori igenda ifata ku bintu bitandukanye. Ugenewe gutwara abantu, okay, abantu 8 hatabariwemo umuyobozi. Utwara imizigo mike itarengeje tone 3 n'igice. Abari gusoma murabona mo tone 5 ya tone 3 n'igice byaravuguruwe birapudete. Imizigo itarengeje uburemere bwa tone zingahe? 3 n'igice. Ikindi rero ukeneye gukura ibinyabiziga bikururana, ushobora gukura karomoroke gato katarengeje umutambiko umwe. Iyo tuvuze rumoroki ntoya ni rumoroki itarengeje ibiro 500, ariko iyo wongeyeho akajambo ngo rumoroki nto ibiro 750, ariko iyo wongeyeho akajambo ngo rumoroki nto kandi itarengeje umutambiko umwe, noneho ubwo ni rumoroki itarengeje ibiro 500. Tuzabireba mu ngingo z'imbere hari tuzabisanga. Ikindi, ushobora gutwara ibinyamitende 4 bifite moteri. Ushobora gutwara ibinyamitende 4 bifite moteri. Si ibyo gusa, turaza kuza kubireba n'imashini zihinga mu mirima y'abaturage hatitaye ku buremere bwazo, ubwo zigomba gutwarwa n'urwego B. Muraza kuza kubireba nitugera hepfo ku rwego F, baraza kukongeraho.
ku binyabiziga rero byo muri urwo rwego tuvuze rwa B ushobora gushyiraho karumoroke gato ariko katarengeje umutambiko umwe. Kategori yihe B. Hari wowe ufite na perevizwari kubera ko yayitoraguye wamubaza ngo se ugiye gukora iyihe kategori, ngo ngiye gushaka D. None se ufite B? Oya ndashaka D yewe niyo ndashaka kujya ntwara nka nuzi ko Vianney asigaye atwara Coaster nanjye ndashaka gutwara Ritiko. Ufite B se? Oya ariko ufite perevizwari. None se ufite perevizwari yemerewe gutwara iki? Ni iki kintu ati nta na kimwe cyetse ari kumwe n'umwigisha. None se yemerewe kubitajya gukora uruhe ruhushya? Ni D. Oya wemerewe gukora uruhushya rw'ibanze kategori A cyangwa B cyangwa F. Iyo uhereye kuri F rero ubutaha ugakina gutwara indi modoka uhera kuri B. B ni urwego rufungura imfunguzo z'amamodoka. Urwego rufungura kategori zemerewe gutwara imodoka. Dukomeze urwego C. Kategori C. Urwego C rero ni imodoka ziba zaragenewe kwikorera imizigo gusa. Ifite uburemere bwinshi burenga 3,500. Abari kureba aho ngaho ndababwira ko niyo update ndi kubagenda babwira. Urwego C ni za modoka zagenewe kwikorera imizigo iremereye ifite uburemere ntarengwa bwemewe burenze ibiro bingahe 3,500 tone 3 n'igice. Ikindi kandi kuri izo rumoroki hoho ushobora no gushyiraho rumoroki ntoya birashoboka itarengeje ibiro 250 ku rwego C ntacyo byaba bitwaye. Ariko ushyizeho inini uhita usabwa kategori A. Twikomereze urwego D. Kategori D. D rero ibamo uburyo bubiri. Hari D nkuko na B na A byari byagize uburyo bubiri. A y'ababana n'ubumuga ni A rimwe, B y'ababana n'ubumuga ni B rimwe. D rero yoyo ntago ari y'ababana n'ubumuga ahubwo bayigena ku bwikorere bw'ibintu n'abantu cyangwa se bwikorere bw'abantu. Mu gutwara abantu niba ugiye gutwara abantu bari munsi ya 30 ni urwego D nkuko bikwiye. Coaster, taxi, minibus urwo ni urwego ruhe B. Ariko ugiye gutwara abantu barenze 30 ni D1, D rimwe. D1 ubwo yoyo itwara abantu barenze 30. Ubwo ni zihe? Izo zino modoka nini za Yutongo z'amasosiyete nka Ritiko na Tarakomo, KBS, Jaguar. Izo ngizo zo nini zitwara abantu barenze 30 bicaye, yewe hari nizigira amahirwe yo kugendamo n'abanahagaze. Izo ngizo zo ni urwego D rimwe, D1. Ni urwego rukuru rugenewe gutwara ibinyabiziga bigenewe gutwara abantu ariko benshi barenze 30. Noneho rero tugira urwego E. Kategori E. Urwego E nta modoka n'imwe rutemerewe gutwara. Yaba yo mu rwego B, yaba yo mu rwego C, yaba yo mu rwego D. Icyo rwo rukwemerera nuko wongeraho rumoroke nini irengeje ibiro 750. Bivuze ngo wowe wifatira ikinyabiziga cyo mu rwego wowe wishakiye. No rugero urwego B kazana iyo Dina cyangwa urwego C kazana iyo Fuso iri muri za Nissan za Dipine izo ngizo za hoho ugacomekaho cyaro rumoroke kinini. Icyo gihe ibarirwa mu rwego ruhe rwa E. Iyo ikwemerera gutwara rumoroke nini nicyo cyonyine ikwemerera. Abo turi kujyana mu nkurikire. Noneho rero urwego F. Kategori F bya binyabiziga bidasanzwe urugero nk'imashini zihinga, ibikora imihanda, ibiterura, izo zo zibarirwa muri rwego urwego F. Bimwe bigenda bihinga, bimwe bipakira, bimwe bisibura, bitaburira itakwa. Bijyanye n'urwego ruhe urwego E. F. Urwego F. Noneho rero imodoka zikoreshwa mu nganda, imodoka zigendera mu nzira nyabagendwa zitabariwe muri rumwe muri zino nzego zimaze kuvugwa nk'imashini z'ubuhinzi cyangwa izo mu nganda, zo zibarirwa mu rwego B. Nta kwita ku buremere bwazo. Izo zihinga mu mirimo abaturage, ziriya zijya usanga mu nganda za betoniyeri bo burya butoya batwaza isima barimo kugira ubwo bifashisha bamanika amatara ku mihanda, ubwo buntu nyine buraho. Ni urwego buhe B.
kategori B rero ikora ahantu henshi cyane, hahirwa uyifite y'inyarwanda ariko atari babandi muhura je nayikuye mu Bushinwa, uziza kuvuga base chewing yana bya nandi yesibizi mu bivuga ngo iki bya bindi byabo, niba utazi kubivuga se ubwo wayibonye uti hati jewe se wanyeshenga je ndi Kongwe, uri Kongwe nyine uri Kongwe mwahura ngo se nyitwareho imyaka 5 se urayitwaye nyine buri ariko buri atubaye duhagaze ahabugenewe muri office turi kuganira bakubaza ku mpamvu z'uburyo wayibonye nyamara warya iminwa gane nzira nzima nihe mu ntego driving school. Keneye nomero zabo nazo nguhaye, mpamagara kuri 0788 ubundi nziguhe ugende bagufashe uhige ugire ubumenyi. Twikomereze hano rero. Uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rutangwa burundu abarusabye bamaze gutsinda ikizamini cyangwa se ibizamini bikurikira kandi berekanye icyemezo gitangwa na muganga wemewe wa leta. Tangwa na muganga wemewe wa leta hakurikijwe ibivugwa ku kika ka 8 by'iri teka. Aho rero barenda kukwaka icyo cyemezo attestation médicale, icyo cyemezo cyemewe cya muganga ni ku nzego nini CDEF. A na B zo n'abana n'ubumuga bemerewe kuzikorera, ariko CDEF ugomba kuba uri umuntu smart, ubona neza, niba uri 8 ku 10 kuri buri jisho, wumvira igihe, wumva kuba amatwi, wumva no mu bwonko, shira mu gaciro. Ibyo tuzabireba ariko ntacyo. Yego ikizamini rero ubundi uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ushobora kuruhabwa umaze kwerekana icyo cyemezo. Ikindi wanamaze gutsinda ibizamini, ni ibizamini bibiri. Icyambere ikizamini ku masomo cyerekana kubazwa azi bihagije amategeko y'umuhanda, azi bihagije amategeko y'umuhanda. None umuntu aragura kode akishyura 5,000 akahita avateka ajye kwesera amahirwe, kandi wateguye itegeko yavuze ngo ugomba kuba uzi bihagije amategeko y'umuhanda. Ese koko nibyo? Reka shanye wasake kode se genda shaka kode yo gukora vuba, kandi rwose je sinkunda no gukorera no mu ntara rwose. Ese ko turi ku itariki 10 wakwarakisha ukazajya gukora nko mu kwa 2025 nibura wasibiza ukwezi, hari cyo byagutwara? Oya icyo gihe cyose ndashaka kujya gukora ku 15 nabwo, ahubwo ingirira vuba. Uza amategeko y'umuhanda bihagije. Kagenda ukanda kirakuzi gukoresha suri, warangiza wabona 12 ataho nza amategeko y'umuhanda ashajewe. Ubu se previsoire se nyifite byo umuntu yari mu muhanda arabimenya ko televasiyo bakwandikira ukajya kwiyemeza ngo imoso jya wemera amafuti kuko n'ubundi wanze kwigana kare miswa. Uza amategeko y'umuhanda bihagije. Ikindi ikizamini cyerekana ko ubazwa azi gutwara ikinyabiziga cyo mu rwego ari gusabira uruhushya. Urashaka kategori A uzi moto, ngaho yikate turebe. Shaka kategori F uzi iyo mashini. Nibyo bari kumusaba. Twakomeza noneho. Ibindi rero ibizamini byerekeye amasomo no gutwara ibinyabiziga kugira ngo atange uburenganzira bwo gutwara ibinyabiziga bikorwa mu buryo bwagenwe cyangwa se bwashyizweho n'iteka rya minisitiri cyangwa se na minisitiri ufite gutwara abantu n'ibintu mu nshingano ze. Niwe ugena ati mwongeremo ka demarage. Ibyo ngibyo bikorwa mu buryo bwagenwe nande nawe. Tukiraho uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga rushobora guhabwa umuntu wese urusabye kugira ngo bimufashe kugera ku bumenyi buhagije bwo gutwara ibinyabiziga buzatuma abona icyemezo cyo gutwara ibinyabiziga bya burundu. Ariko urwo ruhushya rw'agateganyo uzaruhabwa wowe ukirusaba, ntabwo uvuga ngo ni mumpe perime perivisuwari bahita bayiguhereza. Ugomba kuba uzi amategeko y'umuhanda, ukora ikizamini ukiyandikisha, ukagenda ugakora ikizamini ugatsinda, wamara gutsinda bakaruguha. Uruhushya rw'agateganyo rero rwo gutwara ibinyabiziga rutangwa ari uko urwaka yatsinze cya kizamini twavuze cy'amasomo cyerekana mu kivugo mu kika cya 4 cy'ingingo, aho twabibonye cyerekana ko ubazwa azi neza bihagije amategeko y'iki y'umuhanda.
uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro ku nzego zose zo gutwara ibinyabiziga, kuko nta rundi ruhushya rw'agateganyo uzongera gukorera. Hari ngo perime provisoire se ngemaze iki, ngo ubuse ngiyo ngo provisoire ngiyo aba ari definitive, ngo za provisoire ngo nayigenderaho. Uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro ku nzego zose zo gutwara ikinyabiziga. Bivuze ngo nta yindi perime provisoire uzongera kugira gute gukorera uretse yihe iyo yonyine. Ari ibyo byo wajya ukorera perime provisoire yo ku rwego A nk'ipikipiki, ukazongera ugakorera perime provisoire ku rwego B ku modoka, ukazongera ugakorera perime provisoire ku rwego C wenda ku ikamyo. Ariko ntabwo ariko biri, urwo ruhushya rw'agateganyo nyine wakoreye ni urwo rwonyine, sibyo? Bivuze ngo rufite agaciro ku nzego hose zo gutwara ikinyabiziga, nta yindi perime provisoire uzongera gukorera. Uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga rumara igihe kingana iki? Uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga rumara igihe cy'imyaka 2, ubundi rumara umwaka umwe bakarwongeza uwundi umwe. Rumara imyaka ingahe? 2. Ese ufite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga yemerewe gutwara iki? Ufite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga ntiyemerewe gutwara ikinyabiziga keretse igihe ari kumwe n'umwigisha, igihe ari kumwe n'umwarimu, kandi uwo mwigisha akaba iruhande rw'uwo yigisha kugira ngo ashobore kureba neza ibyo akora, anamugoboke mu gihe cyo kwitwara. Uwo mwigisha agomba kuba afite uruhushya rwo gutwara, agomba kuba iruhande rw'uwo yigisha, agomba kuba afite uburenganzira bwo gutwara ikinyabiziga cyo mu rwego rw'imodoka batwaye. Ikindi uwo mwigisha agomba kuba afite uruhushya rwo mu rwego rw'imodoka batwaye. Niba ari kategori A akaba ari afite, niba ari B nawe akaba ayifite. Uwo mwigisha agomba kuba afite uruhushya rwo mu rwego rw'imodoka abo bantu bageze gute batwaye, ubundi akamuba hafi kugira ngo amugoboke mu gihe bibaye ngombwa cyo kugira gute cyo kuyitwara. Yego, ese ni ikinyabiziga cyose bemerewe kugendaho ngo nuko ngiye mfite perime ngo nawe tukaba turi kuba ufite provisoire ngo tugende dushoka umuhanda? Oya, ni ibinyabiziga byagenewe gukora uwo murimo wo kwigishirizwaho. Tubibwirwa n'iki? Yego, ikinyabiziga kigirwaho kigomba kuba gifite inyuma hacyo ikimenyetso kigizwe n'inyuguti ya L y'ikirenge, R ndende yera yanditse mu ibara ry'ubururu. Iyo nyuguti ikagira ubuhagarike butari munsi ya santimetero 15, cyangwa se kikagira icyapa cy'umweru mu mbavu cyanditseho amagambo y'umukara ijambo etoyokore, cyangwa ikagira icyapa cyanditseho ijambo driving school. Ibyo bintu bikaba ari ihame kugira ngo wemererwe kuyobora ikinyabiziga cyigishirizwaho mu nzira nyabagendwa. Iyo rwatakaye rero uruhushya wari urufite, iyo rwatakaye rwibwe cyangwa rwangiritse, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga iyo rwatakaye rwibwe cyangwa rwangiritse, uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rusimburwa by'agateganyo mu gihe gihagije kugira ngo habe habonetse inyandiko yarwo, ishungu yarwo, kandi iyo nyandiko ntirenze iminsi 15. Iyo nyandiko itangwa rero na procureur wa Repubulika, ifite agaciro itangwa na Repubulika na procureur wa Repubulika, ifite agaciro nk'akurwo rwatakaye. Iyo nyandiko rero itangwa na n'umushinjacyaha uyobora ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rw'akarere, cyangwa se ufite mu nshingano, ubwo ni nka DPC, niwe ufite mu nshingano kuba yaguha urwandiko attestation de périte, urwandiko rw'uko wageze gute wayitaye tayo perime, bataye urwo ruhushya rwa gutwara ibinyabiziga, akaguha randevu y'igihe cy'iminsi 15 kuba ugarutse kuza gutwara iki perime yawe isanzwe. Wishyura amande angahe rero? 25,000 kuyita, kuyibagirwa ni 10,000, kuyita ni 25,000 gutute ibyangombwa. Tazagenda wifata gutyo kugira ngo ni igipapuro ni papier de chez no, c'est papier vrai, no profite agaciro. Nuna robona uruzirika ahantu habugenewe, bundi umuhanga wuze ubwenge
arudodera ko kabuno ugahita ufata ipantaro ugahita ushyiramo agafuka k'imbere kabugenewe bakita ni mwana wume sinkazi ugahita uza ugahita ugafungiramo imbere ugahita ukomeza bagwatira uzara ugahita ufungura akamashini washyizeho kabugenewe ukarumwereka warangiza ukajya kurasubizamo iyo utaye ni ibihumbi bingahe 25 iyo utaye irangamuntu aguca ngahe icyatanu urumva urwo rwandiko nurubona ndabizi ko uzarubona rukugoye nunarubona nawe uzanarwubaye tuzajya urubona urukitera umugongo twikomereze bisabwe rero n'uwari ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwatakaye rwibwe cyangwa rwangiritse aba bategetsi batanze urwa mbere bafite mu nshingano bafite no gutanga inyandiko ncungu irusimbura ari uko ariko harishywa aya mafaranga ntabwo ari gupfa kurutanga gutyo for free hashingiwe rero ku iteka rya perezida ryavuguruwe mu ngingo ya 2015 hagena amafaranga amwe n'amwe atangwa aya ngaya mubona kuri ekara screen ni make cyane yarahindutse kuko iyi niyo na Daniel Dinzibasha kubona ariko ubundi iri original ntabwo ivuga aya ngaya igere ngukonde kuntu reka kurangiza ukamera furu yego twakomeza rero hano uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa inyandiko ncungu irusimbura itanga ari uko harishywe aya mafaranga ese ni ayahe uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga n'inyandiko ncungu irusimbura bitangwa ari uko harishywe aya mafaranga ku rwego rutangirirwaho uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku rwego rwa mbere rutangirirwaho perime ya mbere watsindiye kugira ngo bayiguhe ubone uyifite mu ntoki ugomba kubanza kwishyura ngahe ku rwego rutangirirwaho ni 50,000 kategori ya mbere wakoreye kugira ngo bayiguhe ugomba gutanga ibihumbi bingahe 50 ntabwo bikiri 20 naho ngo ku rwego rutangirirwaho ni 2,500 no ni 50,000 ni amafaranga ashyitse ku buryo unahita ukajya unayubaha rega dawe yegere 50,000 ingahe 50 none iyo ujya kurotira diplome y'indesanzwe utanga ngahe mujye mwubaha neza rura rupapuro rufite agaciro n'urufite rufite agaciro iyo azi kurwubahiriza uretse ko hari nabo baruha ugasanga rwubahe ubundi utegereze rugusuzuguza niba rero udashaka kurwubaha abazi kurwubaha bazarwubahisha kuko wowe ntabwo ufite akamaro kawo ntabwo uzi akamaro kawo twikomereze dukomeze ku rwego rutangirwaho rero yari kategori ya mbere ubonye utanga amafaranga 50,000 ingahe 50 twakomeza tanga 50,000 kuri buri rwego rwiyongeraho ni amafaranga 10,000 supplémentaire wari ufite kategori A none ubonye B icyo gihe uratanga 10,000 wari ufite B none washyizeho ka A uratanga ibindi 10,000 urumva ko hagora urwa mbere dukomeze uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga kugira ngo baruguhe warutsindiye urashaka ko baruguha wishyura amafaranga 10,000 kurwandikisha na amafaranga 5,000 nako peto kurukorera kujya gukora ikizamini cyako ariko kurutsindira bakaruguha mu ntoki na amafaranga 10,000 n'agafoto kagufi na fotokopi y'indangamuntu tindi kuri buri rwego rwiyongeraho twavuze 5,000 uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga ni 10,000 kugira ngo baruguhe inyandiko ncungu yoyo itangwa gute wataye perime provisoire urashaka ko bakongera indi ni amafaranga 5,000 ntacyo ubuntu gihari utaza kuzarubona ngo urutera umugongo wataye noneho uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga urashaka ngo baruguhe 22,500 urabibona ukayatanga nyine ukahita umenya uti nindi ubona ndutobora nkaruzika mu ijosi nkajya nugendana ni wowe uzabimenya kuko ni wowe uzi agaciro karwo kuruta undi wese rutagaburira rega nawe rugaburira twakomeza biri bavuga ngo nyamaranga abafite uruhushya rw'agateganyo ngo rufite agaciro ibi byari bya hambere uyu munsi utanga amafaranga mutamunabyubahe n'undi wese yego
guhinduza uruhushya rwa burundu rero rw'amahanga. Mfite perime y'amahanga ndashaka inyarwanda. Turaza kusanga ku ngingo ya 7 ariko na hano reka ngende bibabwiye. Wishyura 50,000. Byemewe ariko tari babandi ba muhura yaciye kuri papeterie ngiyo ntamenye ibyo bakora akaza ngo ugiye gufite nkongomani. Uziringara? Oya. Uzije Faransa? Oya. Wayikora uvuga uruhe rurimi? Nk'urw'ihene. None se giye kuri muntu uburira agiye ku rwego rwawe sha turesha. Ubu nugera imbere ya komiseri uramubwira ko iyo perime wayikoreye. Aya sha ugiye mfasha rwose chef rwose mfasha. Ndagufasha nte rwose binkurikirane je sinabona ko. Jese ndimwo. Ngwino rubona umuntu warukoreye. Agatsinda. Uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rero rwimwa cyangwa se rwamburwa abantu barwaye indwara zikurikira. Nuruhe rero anadezo n'abana n'ubumuga bemerewe kuzikorera ariko C D A F D1 izozo ugomba kuyihabwa ari uko uri smart. Rwimwa cyangwa rwamburwa abantu barwaye indwara zikurikira. Iya mbere indwara yo kubona. Iyo ubona gake rwose munsi y'8 ku 10 kuri buri jisho. CDEF D1 oya. Ugomba kubona nibura 8 ku 10 kuri buri jisho. Nimba rimwe ribona gake irindi kabo mugezi nk'iri ryanjye. Ndebe ko rubona ndakanura. Muri icyo gihe rero nawe ukabubona kuri icyo kigero. Nshatse kuvuga iki? Nibura rimwe ribonye 7 ku 10 ubwo irindi leta ribona 9 ku 10 ko dukeneye 8 ku 10 kuri buri jisho. Niba ribonye 6 ku 10 irindi leta ribona 10 ku 10. Comparison. Nibyo. Ariko da iremeye ko urwaye bw'amaso bukosorwa n'amataratara yabugenewe. Amataratara se murayazi. Indorerwamo. Biremewe. Nta kibazo. Ikindi rero indwara yo kumva. Hari ukumva no kumva nabi. Mugenzi wanjye ibyo bintu mu byumve kimwe. Cyangwa mu byumve mu buryo butandukanye ko mu byumve. Kumva, indwara yo kumva buhoro kandi ku matwi yombi gihuri no. Bazavuza ihone kandi gikenya n'icyumve ihone. Rwose urwego CDEF ntabwo bazaguha no butumva. Neza kandi ku matwi yombi. Kumva nabi nabyo bishobora gutuma barukwima. Erega hari n'ingamba ziri gufatwa mu minsi mike ziraho zatangiye kujya update. Bajye bareba ngo wowe runaka utwaye perime ukaba urimo yigendera mu muhanda ufite imyitwarire y'iki mu muhanda. Usanga umuntu afite perime isigaye amanota 0 kubera iki? Impanuka za hato na hato. Bagwira ngo shikama kwe gazete ndashikama kwicupa kandi ibijimba. Kwicupa. Pasiteri yashikamye kuri Bibiliya. Korowani bayishikamyeho. Wowe icyurisha ni yo perime kuko utayishikama hose. Shikame no ngo umuntu yiryame hejuru. Urashaka ko diplome bayica. Niba mara kuyimanika uzamenye icyo wari ukeneye nyuma yo kugitakaza. Shikama kwicupa. Usanga ngo bigeze ngo namasongi gasuppress bagahanaguye. Hari ko wareo ugasanga controversial nizo zonyine ziranga identification yiziwe. Imyirondoro ye washyiramo songi byahise. Songi utahaye abana se uri gutanga guza amafaranga mu buryo bugeze ibyo ni bwo busongise. Aha rero washikamye ku igazeti ukayishikamaho byanyabyo nawe ntabwo yagutetereza. Icyo ndakibibutse. Yes, ntabwo yagutetereza rwose. Igutetereje twabivugana. So ahangaha ndakisegura cyane. Ku ngingo ya 10 tuzagenda tubirebaho ariko we umuyobozi koko ubifitiye ubushobozi. Wiba umuyobozi ushakisha ufunda imitwe nk'umuyobozi koko wabyigiye. Aha twumvise indwara yo kubona ishobora gutuma wimwa cyangwa wamurwa uruhushya rutwara ibinyabiziga. Indwara yo kumva ushobora gutuma wimwa cyangwa wamurwa uruhushya rutwara ibinyabiziga. Izindi ndwara nazo zibuza ingingo gukora neza n'imikorere y'ubwonko. Umuntu arwara igicuri. Wowe umaze kumenya ko umuntu arwara igicuri, buriya watinya gukurira moto akagutwara mu mvura ahantu hamanuka mu Rwanda? Ntumbeshye.
imikorere y'ubwonko, ingingo zikora neza, icyo bita imbwa. Ibibwa hari ukuntu umuntu muzari w'umukinnyi w'umupira arirukanka byageraho akitega akagwa agaramye cyangwa se agahagarara ni kugendana bikamunanira. None se uwo rero ufite icyo kibazo ageze ahantu haterera atwaye ikamyo yarukururana byagenda gute? Yasubira inyuma akaza akabamara muri ku isantere. Bityo rero icyo kintu ni ngombwa kucyitaho. Izo rero zishobora gutuma wimwa cyangwa wamburwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ninde rero ushobora kurukwambura? Procureur wa Repubulika, umushinjacyaha uyobora ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye mu ako karere ashinzwe. Procureur wa Repubulika ashobora gutumiza umuntu wese akekaho bumwe mu burwayi bumaze kuvugwa kugira ngo asuzumwe na muganga amutegetse. Kugira ngo upimwe nande na muganga. Ishobora gutumizwa nande? Ishobora gutumizwa nande? Procureur wa Repubulika. Kugira ngo asuzumwe na muganga bagutegetse. Muganga rero yoherereza Procureur ibyo yabonye mu ibaruwa mu gihe kitarenze iminsi ngahe 8. Muganga yoherereza Procureur ibyo yabonye mu ibaruwa mu gihe kitarenze iminsi ngahe 8. Akaba raporo y'ibyo yagupimyemo. Procureur wa Repubulika cyangwa se umushinjacyaha uyobora ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye ashobora kwambura by'agateganyo uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga umuntu wese wanze gusuzumwa na muganga, ndetse ashobora no nanone kurwambura uruhushya umuntu wese uzwiho uburwayi bumaze kuvugwa. Procureur wa Repubulika ashobora kwambura umuntu wese wanze gupimwa na muganga cyangwa undi wese uzwiho uburwayi bumaze kugira gute kuvugwa. Ashobora kugira gute kumwambura. Procureur wa Repubulika ashobora kwambura by'agateganyo uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga umuntu wese wanze gusuzumwa na muganga. Ashobora nanone kwambura uruhushya umuntu wese uzwiho uburwayi bumaze kuvugwa. Kandi ikindi, icyemezo cya Procureur wa Repubulika cy'umushinjacyaha uyobora ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye, icyo ntikijuririrwa iyo cyafashwe kubera ko wanze gusuzumwa na muganga. Bakweretse muganga agupime barebe kuri muzima, deni babe bagira uko babitwara, none uranze. Icyo gihe rero ntabwo kijuririrwa. Yewe yego twakomeza. Ntabwo rero kigize gute? Ntabwo kijuririrwa. Icyemezo cya Procureur wa Repubulika ntikijuririrwa iyo cyafashwe kubera ko wanze gusuzumwa na muganga wemewe wa leta. Ikindi, wenda ku zindi mpamvu, icyemezo cyo gishobora kujuririrwa kwa Procureur mukuru w'urukiko rw'ubujurire mu gihe kitarenze iminsi ngahe 30. Nyir'ubwite amaze kubona icyemezo cya Procureur wa Repubulika ugomba kuba wakijuririra nta kibazo. Ariko muri icyo gihe igihe cyemezo cyo kujurira n'ubwo bujurire nibwo babikwemera, ntabwo bihagarika icyemezo n'ubundi ubwo nyine bakomeza ukibanza kuba uvuye ku mugati kugeza babonye ko bibeshye mu buryo by'ubujurire. Niba batarigeze bibeshya rero ugomba kuguma kuri iyo kesi. Turasozeza ku ngingo ya 7 saa 11 nizigera turaba dusoje. Tuzatangira kubabaza ejo dushobora gutangira kubabaza dukoresheje kamwe mu tubazo twabateguriye kuri ibi tumaze kwiga. Muzakurikire mube hafi. Uwajuriye muri icyo gihe, iyo wajuriye bakabyemera, uwajuriye none hasuzumwa n'akanama k'abaganga 3 bashyirwaho gute rero. Umwe muri abo baganga ashyirwaho na Procureur mukuru w'urukiko rw'ubujurire, uwa kabiri agashyirwaho n'uwajuriye, uwa gatatu agashakwa n'abo baganga 2 ba mbere kugira ngo nabo baze kuza kumarana impaka. Ukwamburwa uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kuzagumaho ari uko byemejwe n'ubwiganze bw'amajwi y'abagize ako kanama. Muri icyo gihe amafaranga agomba gutangwa azaherera ku wajuriye kuko uratsinzwe. Icyemezo cyo kukwambura burundu rero uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga
kizahita cyihutirwa kumenyeshwa ubutegetsi bwabutanze. Ejo utazihuta wibeshye cyangwa se ushaka kujya kubabeshya ngo ngiye yaratakaye, ngo yaribwe, ngo yarangiritse, ngo ni mu mpindi. No, bahita bihutira kujya kubabwira ko bayikwambuye, ejo utazajya guteka imitwe, kura ku mugati nyine ugataha. Binyuranyijwe rero n'ibyo bimaze kuvugwa, twirengagije aya mabwiriza yose tugusomeye. Ku ngingo ya 6 akajyamo ka mbere habwira ngo ntawe ushobora gutwara ikinyabiziga gendeshwa na moteri adafite kandi atitwaje uruhushya gutwara ibinyabiziga rwatanzwe nande na polisi y'igihugu. Ibyo rero tubyirengagije, binyuranyijwe n'ibyo bimaze kuvugwa. Aba tugiye kukubwira bo ntibategetswe kurugendana bande, ntibategetswe kugendana uruhushya rutwara ibinyabiziga babayobozi bataramara umwaka mu Rwanda iyo bafite izi mpushya tugiye kureba. Iyo bataramara igihe cy'umwaka bo ntibategetswe kurugendana, kuko bo bimwe na bimwe mu bihugu byateye imbere hanze baba bafite uburyo busetinze buri electrical system, aho agikoza nk'igikumwe cyangwa akagwira imyirondoro ye ushyira muri system ukahita ubona ko afite perime, cyangwa ukamumurika office akantu k'akamashini karisikane ifoto ye ikahita yemeza ko uwo muntu afite perime. Niyo mpamvu rero bo bateye imbere kera, si ngombwa kwirirwa bagendana icyo gikaratasi. Aha rero bo uwo muco kuko uba warabokamye, niho duhera tuvuga ngo bo ntibategetswe kurugendana bande. Rero uruhushya rutwara ibinyabiziga bo ntibategetswe kurugendana iyo bafite uruhushya ruri mpuzamahanga rutwara ikinyabiziga ruteye kimwe n'urugize umugereka wa 7 w'amasezerano y'Vienne yo kuwa 8 Ugushyingo 1968 yerekeranye n'uburyo bwo kugenda mu muhanda. Abo bo ntibategetswe kugira gute kurugendana. Ufite permis provisoire, wowe ntabwo tukwakira. Ufite uruhushya mpuzamahanga, uri umunyamahanga, nturamara umwaka mu gihugu cyacu, nibwo cyiza, nturamenya amabwiriza tugenderaho, icyo gihe si ngombwa kurugendana. Ikindi ariko turaza kuza kumva kandi kantu bashobora kuruta barugaragaza igihe barusabwe. Nanone ufite uruhushya ruri mvamahanga ni perime yakoreye iwabo mu gihugu cy'iwabo, utwara ikinyabiziga ruhuje n'amategeko ari ku mugereka wa 6 y'amasezerano y'Vienne yo kwa 8 Ugushyingo 1968. Mujya mwandika muri Google ya searching amasezerano unayasoma yarebe. Ariko urwo ruhushya rukaba rugifite agaciro kandi rwaratanzwe n'igihugu cyasinye ayo masezerano cyangwa n'ikigo cyabiherewe ububasha n'ikindi gihugu cyasinye kuri ayo masezerano. Kuko hari ibihugu bitayasinyeho, bitaranayasinyaho. Hari ibihugu bidafite ubwo bubasha gutanga urwo ruhushya, niyo bana rutanga urwabo ntabwo twarwemera, kuko ntabwo rwemeye gukurikiza ibyo twese twashyizeho. Telekomanda yakomatse mu Bubiligi 1921 17 z'ukwa 9, yemerezwa Vienne ku itariki 8 Ugushyingo 1968. Hari abasinyeho rero, hari n'abatarayasinya. Abatarasinya rero ntabwo bemerewe, imporime zabo ntabwo twe tuzifata nkaho tuzemera, kereka nabo bemera gukora umukono kuri ayo masezerano. Ikindi rero, mwebwe mufite uruhushya ruri mpuzamahanga, mwe mufite uruhushya ruri mvamahanga, abafite kimwe muri izo mpushya bagomba guhita bazerekana igihe babisabwe, iyo babisabwe n'umukozi ubifitiye ububasha. Ejo hatazagira n'uza ngatutubure yigize karakomeye yegiye mfite perime y'amahanga kandi itegeko ryemera ko atari ngombwa kuyigendana. No, bagomba guhita barwerekana iyo babisabwe n'umukozi ubifitiye iki ububasha, kandi batagombye gukora ikindi kizamini cyaba cy'amasomo ku mategeko y'umuhanda n'icyo gutwara ibinyabiziga wenda kuri kategori runaka. Bo bashobora kubona uruhushya, guhabwa uruhushya rutangiwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, rutangiwe mu Rwanda rutwara ikinyabiziga, iyo bamaze kwerekana ko bafite uruhushya rutwara ibinyabiziga ruri mpuzamahanga cyangwa mvamahanga ariko bigifite agaciro. Bapfa gusa kubisaba mbere y'irangira ry'igihe kingana n'umwaka giteganwa muri iki kika cya mbere cy'ingingo. Mu gihe kitarenze umwaka bageze mu gihugu, cinjira mu gihugu, igihe uri kuri migration ugomba kubivuga, ukahita ukihutira nanone kuri polisi y'igihugu kujya kubabwira ko ufite uruhushya ruri mpuzamahanga, ubundi bakaruguhindurira. Nta kindi, ni 50 yonyine, ukaba uzi neza ko warukoreye, uzi neza ko ibyo uvuga uri ukuri, bararuhindura. Nta kindi kizamini ukora, itegeko riteganya. Ingingo ya 7 tugiye gusozerezaho
ivuga ku bijyanye n'impushya mpuzamahanga. Ibi ndashaka kwiyama cyangwa se ndashaka kwihaniza cyangwa se ndashaka gucyaha cyangwa se ndashaka kuburira ba bavandimwe bagenzi banjye, inshuti zanjye, twirirwa tugongana, uzasanga akubwira ngo afite uruhushya ruri mpuzamahanga n'umunyarwanda, rimwe na rimwe nta na pasiporo agira cyangwa se ahise ayitekinika ugasanga ni ikintu kiri aho cy'igikaratasi atunze ngo afite. Interpol se uyirusha ubwenge ku buryo ayo makuru beshyesha batanaka kode zaho cyangwa utujeto turi kopi ziri sushe basigaranye igihe wenda niba barakoze hard copy bakayisikana bakayohereza ku buryo bareba ko ibyo uvuga biri ukuri. Zagucanaho umuriro zabibona. Icyiciro cya kabiri, nk'uruhushya ruri rero mpuzamahanga gutwara ibinyabiziga. Mu ngingo ya 7, polisi iyo y'u Rwanda y'igihugu, apana y'ishyamba, polisi y'igihugu ifite ububasha bwo gutanga uruhushya mpuzamahanga rwo gutwara ikinyabiziga hakurikijwe ibiri ku rugero rugize umugereka w'amasezerano ya 7 y'IVN yo kuwa 8 Ugushyingo 1968 yerekeranye n'uburyo bwo kugenda mu muhanda. Ninde ufite gutanga uruhushya ruri mpuzamahanga? Polisi y'igihugu. Wa muntu uzara gusangisha aho uherereye urwo nyine akubwira ko rukuye muri Kongo ni polisi y'igihugu. Ate wakagaba uravuga manjwe ceceka, urabizi. Ni time uzabona impamvu sha barimo barashyira mu biyunguruzo kucisha cana umuriro sha mwotora uraza kubibona. Polisi y'igihugu ifite ububasha bwo gutanga uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga hakurikijwe iteka ruri ku mugereka wa 7 w'amasezerano y'IVN yo kuwa 8 Ugushyingo 1968. Ikindi, uruhushya mpuzamahanga rwo gutwara ibinyabiziga rushobora guhabwa umuntu wese ufite icyemezo cyo gutwara ikinyabiziga cyatanzwe n'igihugu cyabo. Akonda gasubiramo, cyatanzwe n'igihugu cyabo, bafite ubwenegihugu bw'icyo gihugu kandi rugifite agaciro. Abagihawe batanga amafaranga 50,000 y'u Rwanda. Angahe? 50,000 y'u Rwanda. Cyatanzwe n'igihugu cyabo. Niko nongeyeho. Uzasanga uwo muntu ni umunyarwanda muraziranye cyangwa se wenda kure cyane azi ni mu karere avukamo, nta n'urundi rurimi rwose yagerageza bibaye ngombwa ngo afite perime y'inyamahanga. None se ko bakubwiye ko ugomba kuba ufite uruhushya rw'igihugu cyanyu bwite, wowe ufite n'ubwenegihugu bw'aho hantu? Oya, ntabwo mfite. None se kutabugira ifite pasiporo, wakaba ufite uruhushya rwo mvamahanga rwo mu icyo gihugu. Waba ufite rero uruhushya rwa burundu rwo mu icyo gihugu, ukabona kuba ari nabwo utunga, nako ufite ubwenegihugu bw'icyo gihugu, ukabona nabwo kuba utunga ubwenegihugu, nako uruhushya rwa burundu rwo mu icyo gihugu ruri mpuzamahanga kuko ufite n'ubwenegihugu. Noneho rero nkaba nakugira inama ati niba wanatekenitse urugo rwone ukanagira n'Imana bikanakunda, dore ko dadawe ya nawamenye ibyo byanyu, ngaho shaka no kunubona n'ubwenegihugu burenze bumwe, ugira ubwo bunyarwanda, ugira n'ubwo bunyamahanga nyine, bw'ubukongomani, bw'uburundi, cyane cyane abenshi ni ingongomani nibo genda bateka imitwe. Ese mwadufasha tukahindura? Ngiye ntuzayinzanire, ntabyo nashobora, keretse uzi neza ko wayikoreye uri seriye. Ejo mu gitondo uzamamagare 0788 uze ufite mu 50 yo kwishyura ku irembo, wandikira irembo cyangwa se uzanabyikorera, ubasaba ko baguhindurira, bazaguha udukode wishyuriraho n'ubu uzi neza ko wayikoreye. Yo gucana amanwa rero bazagucanaho umuriro. Impapuro mpimbano zikuzitunga icyo bihanishwa, kwihesha ububasha udafite temererwa n'amategeko biswa. Ariko abamenye ubwenge mwene nk'uwo ntiyanatinyuka kubijyamo kuko abazi neza ko nawe atari bizima. Uruhushya mpuzamahanga gutwara ibinyabiziga ruhabwa gusa abafite icyemezo cyo gutwara ikinyabiziga cyatanzwe n'igihugu cyabo kandi kigifite agaciro. Abo bagihawe rero batanga amafaranga 50,000 y'u Rwanda. Nta zindi strakare, nta zindi nzira, nta negociation, nta komisiyo nayo. Wishyura bakita bayiguhindurira. Nawe ubwawe wabyikora kuri telefone yawe, bikunaniye waza nkabigukorera for free. Ariko noneho ukabuze neza ko wayikoreye.
So tusoza saa 11 rero, birasa nkaho tugiye kuhagera. Mbere yuko nasoza tugeze ku ngingo ya 7, ejo tuzahera ku ngingo y'8. Tugiye kureba ibibazo nibura 10 muri iyi ngingo ya mbere kugeza ku ya 7. Uriteguye kubikurikira? Ese niba witeguye kubikurikira, biteguye kubisubiza? Okay, turabyumva dote rero. Okay, kibazo cya mbere ndihuta sinza gutinda, ibisubizo muze kubimbikira mu ndiba y'umutima kuko ejo dushobora kubabaza noneho muri busubizemo na tsindira ya mayiniti. Iyo abandi bantu bahuye niyo manuka babimusabye, umuyobozi akora iki? Ngomba kubabwira umwirondoro we, ndaguha igisubizo. 2, kuzunguza intambi ikitara ritukura bitegeka bande guhagarara abiryo tara riganishijeho. 3, uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro ku zihe nzego? Ku nzego zose zo gutwara ikinyabiziga, kuko nta yindi permis provisoire uzongera gukorera. 4, ibitegeko n'abakozi babifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso keretse iki? Nta na kimwe, nta gisubizo cyaboneka cyo kurusha umukozi ubifitiye ububasha agaciro. 5, ese akagarura rumuri ni iki? Akagarura rumuri rero ni akantu karabagirana n'imirasire y'urumuri kayisubiza ku kintu kiyohereje. 6, ijambo inzira y'ibinyabiziga rivuga iki? Umuhanda n'inzira ziwukikije. 7, niye mpamvu ishobora gutuma wimwa cyangwa wamburwa burundu uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga? Ni igihe wagaragayeho bumwe mu burwayi bwemejwe na muganga. 8, icyemezo cyo kwambura burundu uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kandi wari ubufite kigenwa nande? Procureur wa Repubulika. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko wanze gusuzumwa na muganga bagutegetse. 8, ni irihe tandukaniro ry'umukozi ubifitiye ububasha n'umuyobozi? Umukozi ubifitiye ububasha burya ni umuntu wambaye ku buryo bugaragazwa n'ibimenyetso by'imirimo ashinzwe, nayo umuyobozi we ni umuntu uyoboye mu nzira nyabagendwa ikinyabiziga, inyamaswa cyangwa amatungo. 9, cya 9, uruhushya mpuzamahanga rwo gutwara ibinyabiziga rutangwa nande? Polisi y'igihugu cyangwa rutangwa na wundi warwaye? Wowe urimo kunyumva, hari aborega nzito mbameneye ibanga mwihangane muzikosore. Rutangwa nande? Polisi y'igihugu. Icyanyuma rero, ese wowe hari ikibazo ufite kumbaza? Nyandikira muri live chat, niteguye kugusubiza ku kijyanye n'amategeko y'umuhanda. Nta bundi bumenyi mfite bujyanye n'ibindi wenda wowe ushatse guhita utekereza ngo bari byumbaza by'ubuzima bwite bwawe. Mfite ubumenyi bwo kugufasha ku bijyanye n'amasomo atangirwa mu Ntego Driving School. Niba ushaka kwiga gusuka, ukaba ushaka kwiga kudoda, ukaba ushaka kwiga guteka, ukaba ushaka kwiga gusudira, ukaba ushaka kwiga gutwara, ukaba ushaka gukina filimi, theatre, musical, ibyo ngibyo ubimbazeho turabyigisha rwose mu gihe kigufi. Ushaka kuvuga icyongereza mu mezi 3 cyangwa 6 bitewe na level. Ushaka kuvuga igifaransa nicyo kimwe. Ushaka gukanika amezi 3 gusa, 4 mu ishuri teori na pratique, 2 muri stage. Ese urashaka gusudira n'amezi 4 mu ishuri teori na pratique, 2 muri stage. Watusanga he? Kimironko hafi ya gare, imbere neza service center ya MTN, mu nzu ya etage yometse amakaro y'imyeru n'ibirahure by'umukara kandi ifite iminara myinshi hejuru. Bose kwinjira ureba uturenge, uzamuka gahoro gahoro kabutugezeho. Yego. Ese ushobora kuba wakibaza tese ngewe ko wenda ntajya mboneka igihe cyose kandi ni mu buzima butanyoroheye,
nakiga gute? Tugira amashift, tugira amashift. Ushobora kuba wazi igitondo, noneho ikindi gihe nako abandi nabo bakiga muri groupe ya nimugoroba. Ibyo biremewe, ntabwo rwose, ntabwo ibyacu bigoye. Ni wabuze ukuntu wiga, watubona ku iyihe nimero, waduhamagara 0788 795 ukaza tukigana, tugafatanya, bikoroha, ugahindura ubuzima, ugashaka uko umuntu yatera imbere. Ibyo biroroshye. Shaka kubona provisoire mu gihe kibangutse udatinze, duhandikire kuri Facebook page Intego Driving School, LinkedIn, share zino za zigezweho, ukoresha zino social media za YouTube, za Instagram, za Telegram, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, ni Intego Driving School. Aho uzajya nimero 0788 795 Amasomo atangirwa mu ntego aroroshye kuyuga, ni ibintu bibanguka, ntabwo bigoye. Tuguhaye username, password, ugakoresha application rwose igukosora yacu. Biranashoboka kandi ko watwandikira ku WhatsApp tukaguha utudufoto ndimo genda nkwereka, ukatwigiraho dukosoye cyangwa tudakosoye. Ibintu byose wakenera turabigufasha, ariko wabinyujije mu buryo bwo kugira gute, kutuganiriza, tukagira icyo tuvugana, tukagira uko tubigenza, tugakorana inama, tugafashanya. Aya mafoto se niba warigeze ujya mu kizamini kwiyamamaza, ntabwo urimo kubona nta kantu na kamwe wigeze ubonamo. Bavandimwe rero, mbatumiye kuza kwiga mu Ntego Driving School, ishuri ribereye buri wese mu mujyi wa Kigali, ntabwo rwose bigoye. Naho ubutaha, nabashimiye ko mwabashije kuza kwifatanya natwe, n'abatabashije kubonekera igihe mujye mugerageza. Natwe hari igihe ibyuma bidutenguha cyangwa umwanya ukatubana muto,